Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakunda kubwira abantu ibitagenda neza bakunda kubwira abantu amagambo atari meza twe twahisemo kuvuga ibyiza ndetse tukamenya ko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo barutanga tubwira abantu ibyiza umaze kumenyera rero umuntu ukora make-up nta wundi ni Queen akora make-up neza mu mugane akora sonatibe mu mazu mu mabiro ya Bralirwa niho akorera muramuhamagara kuri 0788 48 031 72 uwo ni Queen arabafasha muse neza mufite ibirori mufite ubukwe biragenda neza murabizi ko umutayeri wa mbere ari Grace mumaze kumenyera Grace mumaze kumenya ni mugende abadoderi ahandi naho imyenda myiza ni kwano no muri Service Store ni mubagane babakorere hanyuma rero mwifuza kudutuma namwe ko tubamamariza turahari nimero yangiriho mu mamagare mbamamarize ikindi nimba mufite abantu mushaka ko dukora surprise ni mutubwire turajya kubatungura abantu barushaho kubaho bishimye abantu barushaho kubaho banezerewe uyu munsi rero hari abantu benshi usanga Satani aba yarabujije nk'ibyiringiro cyangwa se yarabujije amahoro cyangwa yarabuje ukumva umuntu ahora yisuzugura avuga ngo ngiyewe sindi umuntu ukenewe cyangwa se sinkunzwe ese nanjye nabona umuntu nkunze ese aha biriya bikorerwa abandi ariko nje kukubwira ibintu uza gusuzuma cyaba kimwe cyangwa ugize umugisha byose ukabyibonamo umenye ko uri umuntu udasanzwe umenye ko ntuzongere kwisuzugura uri umuntu w'agaciro ndetse by'umwihariko uri n'umuntu w'agaciro mu maso y'Imana ariko ibi bintu nje kubabwira ni ibintu bizatuma utongera kwisuzugura mu bantu nimba uri umuntu ureba ukabona ibyo abandi batareba ukumva ibyo abandi batumva ushatse kuvuga gute wowe ushobora kuba urugero muri ahantu umuntu musanzwe muri nka groupe cyangwa se muri kimina umuntu akaza muri groupe ukababwira uti nyamara uyu muntu ntago uyu muntu ameze neza uyu muntu ndabona ari umuntu udasanzwe ndabona uyu muntu ari umuntu uje gusubiza inyuma groupe ndabona ari umuntu uje wenda kutudindiza ndabona ari umuntu uzatuma iyi groupe isubira inyuma hari igihe bashaka kubyumva cyangwa ntibabyumve kuko bati wenda namatiko y'abagore se namatiko y'abakobwa namatiko y'abana ibi bintu se uyabikuye ariko hashira igihe bya bintu wavuze bya ndavuga ngo iryama ukuru riratinda nirihera ugasanga bya bintu biragaragaye wa muntu azanye umwuka mubi wa muntu azanye amacakubiri wa muntu abaye umuntu w'inkomyi ituma umubano mwari mufitanye nka groupe usubiye inyuma cyangwa aje ari we muntu uje gusenya abantu icyo gihe rero uzamenye ko uri umuntu udasanzwe ubona ibyo abandi batabona ndetse wumva ibyo abandi batumva kuko we wabonye ko uwo muntu atameze neza no mu muryango n'abantu baturanye hari igihe ushaka kureba umuntu ukavuga ati uyu muntu nubwo turi kugenderanira nubwo turi kuvugana ariko si umuturanyi mwiza ni urugero ibyo rero nimba ubasha kubimenya ukabasha kubimenya ukanabivuga ibyo bintu bikazasohora nyuma uri umuntu udasanzwe ikindi rero iyo uri kumwe n'abantu uri kumwe n'inshuti zawe baba bumva wahaguma baba bumva banyotewe no kumva ibyo uvuga baba bumva bashaka kuvuga baba bumva ko ushaka ko muba muri kumwe rero ntuzongere kwisuzugura ngo uvuge ko uri umuntu udasanzwe uvuge ko uri umuntu udashoboye uvuge ko nta muntu ugukunda kandi hari abantu bakubwira ati wanavuga kuri groupe uti guhemba abo bantu sinzaboneka ukumva abantu baravuze ngo yongo yashanga utubabarire ugasanga abantu bari kugusanga nka inbox arakuvuga ngo yango nimba utazajyayo nanjye sinzajyayo nimba utazajyayo nanjye sinzajyayo uri umuntu udasanzwe kubera yuko abantu barakwifuza abantu barashaka kukumva abantu barashaka kuba uri kumwe nabo nimba abantu bakeneye ibikuvamo nimba abantu bakubwira ko amagambo akuvamo ari meza nimba abantu bakubwira ko ibyo ukora ari byiza uri umuntu udasanzwe ntuzongere kwisuzugura ikindi rero nimba uri umuntu uko abantu babwira ko ukunda kuhumuriza muri we havamo amagambo ahumuriza njya nkunda kubabwira iyo umuntu yishimye iyo umuntu ameze neza aguwe neza akunda kubona abantu bamusanga ariko nimba uri wa muntu ukunda gusanga abantu bababaye ndetse abantu bagize ibyago abantu babuze ababo cyangwa abantu bari mu gahinda amagambo akuvamo umuntu akajya avuga ati shankunda amagambo akuvamo ngiye mfite nk'umushuti wanjye iyo nagize anniversaire ntanyandikire message wenda ahuze afite n'akazi kenshi ndamwandikira nkamubwira ati se
wibagiye ko ari anniversaire yanjye kutanyatuyeho amagambo meza. Kubera iki? Ndabizi neza ko agira amagambo meza, ndabizi ko amagambo amuvamo ni meza, mba nizeye nkavuga ngo ibi nanyaturiyeho ndabyizeye, mbyizereyemo kuko nzi ko ari umuntu utarasanzwe, noneho by'umwihariko ni umuntu w'Imana, ni umukozi w'Imana. Rero wowe nimba umuntu akubwira ati sha nkunda amagambo yawe, niwe wampumuriza. Ati mfite iki kibazo, umuntu akaguhamagara mfite iki kibazo, ariko ndumva ari wowe muri ibi bihe twaba turi kumwe, ndumva muri aka gahinda ari we muntu waba uri hafi yanjye, ndumva wangenera akanya, ndumva ngukeneye. Umuntu akaguhamagara, umuntu wamugeraho, wari wagera ku muntu ukabona afite ikintu kimuremereye, ukabona afite ikintu kiri mu mutima we gihagamye, yananirwa kuvuga agaturika akarira, yarangiza ndakaguhobera cyangwa ukamuhobera. Uriya muntu kuri we uba uri umuntu udasanzwe, ari nk'abantu umuntu aba afite mu buzima bose utabwira ubuzima bwawe, ndetse baba banakubona gutya, umuntu akaba yanakubona gutya. Urugero, uku nguku bane ka makeup nsa neza, umuntu akaba yamamaga akambwira ati wanyohereje 5 kuri momo, kandi ntabyo mfite. Nkamubwira nti ntayo mfite. Ati tu muri abagome mwarakize nawe iki? Kubera iki? Wenda kubona kuri YouTube gusa ku biganiro, ntazi umufuka wawe, ntazi situation irimo, mwarakize muri abagome, nukumukira. Kandi ntayo ufite, nukuri ntayo ufite. Ariko ukaba ubizi neza hari undi inshuti yawe, wa wundi nakubwiye nyine ubona uhamagara ukarira, ubizi neza ko wisize iyo rouge n'iyo tiro, abizi neza ko na mokash ufite ideni. Ni urugero. Nimba rero uri uwo muntu, ukaba uzi ko hari umuntu ujya uguhamagara akakubwira ibitagenda neza, kandi akakubwira ngo niwe nkeneye muri iki gihe ndimo, uri umuntu udasanzwe. Ntuzongere kwisuzugura, uri umuntu udasanzwe kuko ufite umuntu ukubonamo umuntu w'agaciro. Nawe rero igikwiye, kuko Imana igwa agaciro, nawe ukwiye kwiha agaciro. Nimba abantu nyine bagusanga mu bihe bigoye, nyine abantu bavuga ngo dukeneye kujya kwa kanaka, dukeneye kuba turi kumwe na kanaka, dukeneye aha hantu tuzabe kanaka hari, uyu muntu tuzabe turi kumwe, uri umuntu udasanzwe kuko abantu baragukunda, bakubonyemo umucyo. Ni mubizi ko hari abantu binjira ahantu cyangwa abantu bari kuvuga, ugahita ubona abantu baracecetse, ukabona abantu ugiye wasanga kandi bari kuvuga bahise bagenda, cyangwa ugiye gusura abantu bahise basezera baragiye. Kubera iki? Hari umuntu uje utari mwiza, hari umuntu uje uzanye umwijima. Wowe rero nimba ugera ahantu abantu bakabona ko bagukeneye, bifuza ko vibe zawe, story zawe, inkuru zawe, nyine baragukeneye mu buryo ubwo ari bwo bwose, utanga umucyo, utanga ibyishimo, abantu baragukeneye. Ikindi kandi, nimba abana buriya ni abamarayika. Nimba ujya ahantu abana batoya bataramenya n'ubwenge bakaza bagusanga, abana bakaza baguhobera, abana bakakwibonamo, bagashaka ko mukina, nyine bakakwisanzuraho, uri umuntu mwiza, uri umuntu ukunzwe kuko wakunzwe n'abamarayika, wakunzwe n'abana. Abana bakweretse ko uri umuntu udasanzwe. Ntuzongere kwisuzugura, kuko hari umuntu rwose, cyane cyane nk'iyo mufite uruhinja, hari umuntu ushobora gutera uruhinja, kandi uruhinja rutinyariye, rutakoze pupu muri pampa, rudafite ubushyuhe. Ibyo ni ibintu wenda bikunda kuza abana amahoro, batamukingiye cyangwa atarwaye. Ariko umuntu yaterura umwana, kandi sibe rimwe sibe kabiri, ingo zose agiyemo yatera umwana akarira. Ni urugero. Ariko w'abana baragukunze, abana baraguhobeye, abana barashaka ko mukina. Uri umuntu rero udasanzwe, kubera ko ntuzongere kwisuzugura, kuko ukunzwe n'abamarayika, ukunzwe n'abaziranenge, ukunzwe n'abantu badafite ikibi, badafite ikindi bagambiriye. Ikindi abantu bahora bibuka ibyiza byawe. Nibyo byandi njya mbabwira, mperuka kuba ikiganiro cy'abantu bava mu buzima bwawe, umuntu mukaba mwaratandukanye, umuntu mukaba mudaherukana, ariko akajya ahora yibuka. Nigiye muwe akavuga ngo sinjya nkwibagirwa, nibuka ibi n'ibi, nibuka ibi. Ntiyibuka impano wamuhaye, ntiyibuka amafaranga wamuhaye, ahubwo akibuka inkomezi, akibuka amagambo meza wamuhaye, akibuka ko wamufashe ukuboko, akibuka ko ati hari ahantu iyo utahaba ntabwo nari kugera kuri iki, akibuka ibyiza. Uri umuntu rero udasanzwe. Ntuzongere kwisuzugura kuko uri umuntu udasanzwe, uri umuntu w'agaciro. Ikindi, abantu babi ntibagukunda. Ukareba neza nawe ugasanga n'inshuti zawe wacuzinze, abantu mugendana, nyine ba bantu babi, nawe ukajya ureba kuvuga ngo aba bantu ni Kristo wantoranyirije, ngewe Imana yarantoranyije. Ufite abantu beza, ariko abantu b'imico mibi, b'abantu b'ingeso mbi, b'abantu bateranya, b'abantu bagira amagambo, b'abantu babeshya, b'abantu bagira ishyari, ugasanga abo bantu bavuye mu buzima bwawe, we ntabugira. Aho ugasanga buri gihe uzengurutswe n'abantu beza, abantu bishimira iterambere ryawe, abantu bagukunda, abantu batagambirira ikibi, abantu batazagutaramana, abantu nyine beza, akaba ari ufite mu buzima bwawe. Ababi bakajya baguhunga. Rero uri umuntu udasanzwe. Ntuzongere kwisuzugura, ntuzongere kubona ko uri umuntu udashotse, ntuzongere kubona ko uri umuntu nyine udafite agaciro,
oya, ibi bimenyetso nimba ubifite ntuzongere kwisuzugura. Niba ufitemo na kimwe, niba ufite bibiri, nimba ukundwa n'abana, nimba abantu bakwibukira ku byiza byawe, ntuzongere kwisuzugura. Uri umuntu udasanzwe. Muri abantu namwe mudasanzwe, bantu mudukurikira, bantu mukunda ibiganiro byacu, bantu mureba ibiganiro byacu mukabisangiza abandi, bantu mwakoze subscribe, muri abantu badasanzwe. Nimukomeze mukore share, mukore comment, mutubwire icyo mubona twakongeramo, mutubwire icyo twakora kugira ngo Mubwire TV irusheho gutera imbere ndetse namwe murusheho kuryoherwa n'ibiganiro tubaha. Turakunda, amahoro y'Imana abane namwe.